Bakiriye umuyobozi wa North West Rwanda Field tumwakira imbere ya screen za TV turagira ngo abanza dusubize reka dukurikiye bose arifurize umugisha w'Imana kandi namwe ndashimire kubw'uyu mwanya Imana ibaha umugisha. Ni isabato ya mbere y'umwaka dusengeye ku nteko ya Rurembo. Ese ibintu byakiriye gute? Ni umunezero mwinshi cyane. Hari igihe umuntu aba anezerewe ariko akabura amagambo yasobanura umunezero we. Kubona itorero ryunguka rikunguka inteko nk'uko byabaye uyu munsi kuri iyi nteko ya Rurembo ni umugisha utangaje. Ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko umurimo uri gukura. By'umwihariko rero ni umunezero ku itorero rya Mbugangali ryo ryakoze inshingano zaryo, itorero rigakura, bizera bakiyongera kugeza aho urusengero rubabana rutoya, abandi bakajya baturuka kure. Kuba rero uyu munsi itorero rya Mbugangali rigeze ku cyifuzo cyabo, abizera bakaba babonye aho basengera hafi y'aho batuye batanigana mu rusengero rutoya, ni umugisha utangaje cyane kandi turabishimira Imana kuko uku niko gukura ku itorero. Wow, ubu ni inteko ya Rurembo. Ese ryitwa itorero rya Rurembo ryari kugira ngo ryitwe itorero binyura mu zihe nzira? Ku bw'uyu munsi no mu minsi izakurikiraho tutazi uko ingana, bizaturuka ku mikorere y'iyi nteko. Ubu Rurembo ni inteko ntabwo ari itorero, ariko kugira ngo inteko ibe yaba itorero hari ibintu byinshi bisabwa. Hari kuba rifite abizera, nicyo cya mbere. Abizera rero iyi nteko ya Rurembo irabafite kandi bahagije. Ikindi kugira ngo inteko ibe itorero ni uko iba ifite abakozi bahagije, idakomeza gukomeza gushaka ubushobozi ku itorero ryayibyaye. Abakozi nabo Rurembo irabafite. Ikindi ni ukuba itorero rifite urusengero kandi urusengero rumeze neza n'ibindi bikoresho bijyanye narwo. Rurembo dukurikije imbaraga itangiranye n'ubwo urusengero rwari rwuzura, ariko imbaraga bizera bafite ubona yuko ibisigaye kugira ngo uru rusengero rurangire rugire n'ibikoresho ntabwo nibwira yuko kizaba igihe kirekire. Ibyo rero ni bimwe itorero cyangwa se firidi igenderaho kugira ngo ibe yahanga itorero rigiye gukomeza kuba inteko ahubwo ryitwe itorero. Hariho n'ibindi ariko iby'ibanze ni ibyo ngibyo. Nk'uko mubibona kuri iyi nteko ya Rurembo, umurimo ni mugari kandi uri kwaguka. Iri torero rizaba ribaye itorero rya kangahe muri iyi ntara? Murakoze cyane. Iyi ntara ya Gisenyi ubundi isanganiwe amatorero. Hari itorero rya Gisenyi, hari itorero rya Makoro, irya Byari, irya Mbugangali n'irya Gates of Hope. Urumva ko isanzwe ifite amatorero 5. Iyi rero ni inteko ivutse, ariko twifuza yuko nayo yaba itorero rya 6 rigize iyi ntara. Ubwo rero intara izaba irushaho gukura. Nabonye hari abantu benshi ahangaha, uko ubona ni ahantu hatuwe cyane. Nabonye hari n'abakristo babonye tuza gusengera ahangaha, baravuga ati ese batangiye kuhasengera, baraza, bari abashyitsi barenze 5 baza gusenga. Ikintu kigaragaza ko umurimo hano utangiye. Ibyo muvuga ni ukuri. Ntabwo bari abashyitsi 5 gusa. Burya hari abashyitsi baba bahari, baba kubw'impamvu zabo badahaguruka. Hari abashyitsi benshi kandi nk'uko mubivuga munabibona, uru rusengero rukikijwe n'abaturage benshi.
ari abadivantisite umunsi wa karindwi, ari abasengera mu yandi madini. Kuri twe rero ni umugisha kuba tubonye inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka aha hantu. Ni ahantu bigaragara yuko ari hashya mu ivugabutumwa, uretse no kuba ari urusengero rwacu ruhagiye, nta n'izindi nsengero zindi zihari ziri hafi aha ngaha. Ubu rero ni igihe cyo gukora umurimo w'Imana, tugasaba Mwuka w'Imana akadufasha, akadukoresha, natwe tukamwemerera kugira ngo aba bana b'Imana yatuje aha ngaha tubagezeho inkuru nziza. Kandi ibyo Imana izabidukorera, kuba yaremeye yuko urusengero ruba aha ngaha, ni uko Imana ishaka ko abaruturiye bakizwa bakazasanganira Kristo uri hafi kugaruka. Ni urusengero runini cyane rugezweho. Twavuganaga n'umuyobozi w'inteko Bwana Gasirimuja atubwira ko ari urusengero ruzakira abantu barenze 800. Nubwo mu by'ukuri rugaragara ko rutaruzura neza, ariko rumaze gutwara akayabo ka miliyoni zigeze muri 150 n'andi asaga. Ese mwatubwira munashima uwagize uruhare wese, kugira ngo numvishe hari umuvandimwe uriya muri Amerika watanze arenze miliyoni 25. Gira ijambo ushimira abantu ndetse no kubakomeza kugira turabona ko inyubako ntiruzura, kugira ngo ntibacike intege bakomeze, kuko hano mwese tubwira gukorera Imana. Hari ikintu babwira rero nk'abashimira? Murakoze kuzana iyo ngingo muri iki kiganiro. Gushima birakwiye, kuko igikorwa nk'iki ngiki ntabwo ari igikorwa cyakorwa n'umuntu umwe, babiri, kandi ni igikorwa kiyobowe n'Umwuka w'Imana. Umuntu wese rero wagize uruhare mu nyubako y'uru rusengero kandi ikomeje, no kumusabira umugisha ku Mana, kugira ngo ubwitange bwe Imana ibuzirikane, kandi yarabuzirikanye. Muvuze umuntu watanze isakaro ry'uru rusengero wenyine, ni umuntu utarigeze agera aha ngaha. Ibi ni ibigaragaza uburyo umurimo w'Imana uteye. Imana ifite uburyo bwose yakora umurimo wayo. Niyo mpamvu abayobozi b'iyi nteko ya Rurembo n'abitorero rya Mbugangali nababwira ngo ntibakagira ubwoba. Ibisigaye bizakorwa, Imana izabikora ikoresheje buri wese. Icyo nashishikariza buri wese, yaba ari umwizera w'itorero rya Mbugangali, harimo n'abagize inteko ya Rurembo, baba ari abizera bo hirya ndetse n'abatarabizera, icyo nabasaba ni uko bagira uruhare mu murimo w'Imana, kugira ngo igihe runaka bazagire icyo bishyuza Imana. Nkumva ari icyo nabwira umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, kugira uruhare mu murimo w'Imana, kuko ubwe natagira uruhare muri uyu murimo w'Imana, hari abiteguye kuwukora kandi umurimo ukazarangira. Inama rero ni uko buri wese yakwinjiramo, kugira ngo nawe azishimire ibyo Imana yiteguye gukoresha abana bayo mu kurangiza iyi nyubako. Twagize amahirwe yo kuba turi kumwe n'uyu muyobozi wa North West Rwanda Field. Turasaba kameramani atungiye kamera hirya hariya mureba imbago. Twabwiye ko hariya hose mubona hanini ari aha field, hariya hose murabona ni ahantu hanini cyane, kandi aha hantu haratuwe. Ese kuba twagize aya mahirwe yo kubana namwe, nta kuntu muteganyiriza aha hantu? Ntabwo byabura. Imishinga ni myinshi. Uwa mbere nk'uko nabibonye ni umushinga w'urusengero. Ibindi byose byazahakorerwa bizaza bishingiye ku ivugabutumwa bizakorwa hakoreshejwe uru rusengero. Ibikorwa rero ni byinshi nk'uko mumaze kuhabona. Ni ahantu hanini cyane, hashobora kujya igikorwa icyo ari cyo cyose. Ubwo rero mu gihe cyabyo
ibikorwa byahateganirijwe bizajya bihajya. Ntabwo uyu mwanya nababwira ngo hazajya ishuri, hazajya ivuriro, hazajya, mbese reka mbabwire yuko ubutaka buri aha ngaha Imana izadukoresha ibikomeye bwose buvugirweho ubutumwa bwo gutebutsa Yesu Kristo. Nabwira ko abantu baturiye aha hantu ibikorwa by'Abadiventiste, bagira amashuri, bagira ibitaro, bagira iki, nababwira ko bashonje bahishiwe. Dushobojwe n'Uwiteka bashonje bahishiwe, gusa nk'uko nari maze kubikubwira ntabwo uyu ari umwanya yenda wo kubabwira ngo tugiye kuhashyira ivuriro, tugiye kuhashyira ishuri, tugiye kuhashyira ikigo gishobora gufasha abantu mu buryo butandukanye, ariko kuba byonyine firidi yarahaguze nuko hari ibikorwa biteganya kuhashyira. Nahawe rero nahanjye kugira ngo turusheho gutekerereza hamwe icyo twakoresha ubu butaka, kandi buri wese akazabigiramo uruhare kuko ari umurimo w'Imana. Turabashimiye bwana muyobozi. Murakoze cyane, namwe Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane namwe mudukurikiye. Turabashimiye.